ngo ntago agifite urukundo hagati ye n'umugabo we, yumva atagikunda umugabo we. Umva mbabwira ikintu, sibyo? Ibintu bihagarika urukundo hagati y'umugore n'umugabo ni byinshi cyane, ariko numvisha umutima no munsi umbwira ibyo ngomba kubabwira kugira ngo wumve eske mu rukundo rwawe n'umugabo wawe wumva ruhari. Ese niba ruduhari ugomba gukora iki kugira ngo urukundo rugaruke? Kuko iyo urukundo rudahari, niyo uryamanye n'umugabo uri gukora sex ntago biryoha. Niyo umugabo agusomye ntago biryoha. Niyo umugabo akuganirije ikintu kanaka uramusuzugura, ntuba wumva uravuga ati ese uheri kuvuga ibiki, kubera ko utamukunda. Kandi mu by'ukuri yakurongoye umukunda, sibyo? Yakurongoye umukunda, nta kibazo na gito gihari, ahubwo nyuma yaho urukundo ruragenda. Ahubwo ugomba kureba ati ese kubera iki urukundo rwagiye? Ese niba urukundo Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza murisanga. Hello, mwaramutseho, mwiriwe bitewe naho murereye. Ni Chantal nkuko bisanzwe. Narinze kugira none mu twongere tuganireho gatoya. No munsi ni kuwa mbere dutangiye icyumweru gishya Imana izaduherezemo byinshi twifuza. Hari akantu gatoya nagira ngo mbaganirizeho gatoya, nubwo ndibuze kubahereza video. Na recordinze video iva kuri YouTube channel yanjye. Ni video nakoze mu bihe bishize, ariko kubera ko abantu benshi bakunda kumbwira ko bafite ibibazo by'amamega, ndi kugerageza kujya ndikodinga nkabohereza record, nubwo ntashobora ko na recordinga video yose kubera ko video aba ari ndende cyane, ariko iby'ingenzi nkabibahereza. Wenda hakaba hasigaye ibindi nyuma wazabona amamega ukabireba. Mujye mumbabarira cyane abantu badafite amamega, nta kundi nabigenza. Nanjye mba ngira ngo ngerageze nanjye nkora ibintu byoroshye kugira ngo nanjye binyorohere. Kuko video iyo iri kuri YouTube biramfasha, kuko video igumaho igihe icyo ari cyo cyose, ushobora kugenda nkayikuraho cyangwa nkagira, biranyorohera. Ubwo rero nagiraga ngo hariho akantu nashaka kugira ngo mbaganirize. Hariho umuntu yigeze kubimbaza, ndumva ari ku wa gatanu, arambwira ngo ntago agifite urukundo hagati ye n'umugabo we, yumva atagikunda umugabo we. Umva mbabwira ikintu, sibyo? Ibintu bihagarika urukundo hagati y'umugore n'umugabo ni byinshi cyane, ariko numvisha umutima no munsi umbwira ibyo ngomba kubabwira kugira ngo wumve eske mu rukundo rwawe n'umugabo wawe wumva ruhari. Ese niba ruduhari ugomba gukora iki kugira ngo urukundo rugaruke? Kuko iyo urukundo rudahari, niyo uryamanye n'umugabo uri gukora sex ntago biryoha. Niyo umugabo agusomye ntago biryoha. Niyo umugabo akuganirije ikintu kanaka uramusuzugura, ntuba wumva uravuga ati ese uheri kuvuga ibiki, kubera ko utamukunda. Kandi mu by'ukuri yakurongoye umukunda, sibyo? Yakurongoye umukunda, nta kibazo na gito gihari, ahubwo nyuma yaho urukundo ruragenda. Ahubwo ugomba kureba ati ese kubera iki urukundo rwagiye? Ese niba urukundo rwaragiye kubera iki kintu kanaka, ese bigomba kugenda gute? Hagomba kuba ibiganiro hagati yanyu, ukaganiriza umugabo wawe ukamubwira ati umva shusho, rero ni ukuri kw'Imana bino bintu ntago biri kugenda neza, ntibiri gucamo habe na gatoya, sigaye numva ntazi, ntagushaka, ntagize gute. Rero muri cya gihe bishobora gutegwa ibintu bishobora gutera ko ushobora kwanga umugabo wawe, cyangwa urukundo ruba disconnect hagati y'umugabo wawe. Ida akubwira nabi, ahora gushihura buri munsi. Iyo yinjiye mu nzu ntagusuhuza neza. Iyo yinjiye mu nzu yinjira nyine yigagitse ngo n'umugabo. Cyangwa mu gitanda ntago muganira, cyangwa ngo abanza guhereze karese mbere yuko mubikora ibyo bintu. Cyangwa mu gitanda ntibigenda neza, ntago bikora neza. Ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora kuba byatuma urukundo ruba disconnect. Amagambo muganira, kubera ko burya amagambo yubaka ibindi byose.
amagambo niyo mpamvu basaba ibiganiro hagati y'abashakanye. Niba communication igenda neza n'ibindi byose bishobora kugenda neza. So rero reba ikibazo gihari hagati y'umugabo wawe nawe, niba ibyo bibazo bihari mugira igihe cyo kubiganiraho kugira ngo biveho. Nimugira kubera ko iyo umukundo rwamaze kugenda biragoye kugira ngo wongere urugarure. Ni nabwo cyagihe ubusore bw'iki gihe busigaye bwihandagaza akajya gutereta umugore w'imyaka 70 ingahe. Ndagira ngo mbabwire ko bisigaye biteye iseseme, ndagira ngo mbabwire ngo izi ngo zacu tugomba kujya tuzisengera bikomeye cyane, kubera ko ubusore buri hano hanze bwarahagurutse, buhaguruka amagambo niyo bagendana, kubera ko bazi ko igitsina gore gikunda amagambo, nabo bagenda bayafite mu ntoki kugira ngo bakubwire ayo magambo meza. Noneho yakubwira ayo magambo meza, umugabo watakubwira ayo magambo meza, ugasanga noneho rwa rukundo rukuye ku mugabo wawe urushyize kuri ka gasore kandi. Ariko mu by'ukuri ntiwibagirwe yuko wa mugabo mwashakanaga bwa mbere mugishakana yarakubwira ya magambo meza. Ariko abagabo burya bagira igihe gitoya cyane cyo kubwira ayo magambo meza. As long niba yaraye adasinziriye ari gutekereza biri igomba kwishyurwa cyangwa hari ikintu mu rugo kidashari, hariho ibiryo bidahari, ntuwibwire ko azakubwira ayo magambo meza, ntabwo bizashoboka. So niyo mpamvu rero mugomba gusabira urukundo mu rugo rwanyu. Yaba bimeze neza yaba bitameze neza, hagahora hariho urukundo, hagahoraho kubahana hagati yanyu. Ibyo byose bizakomeza urukundo. Noneho mwabona koko byanze neza mukajya mugira ibiganiro byinshi cyane mu gihe muvuye nko ku kazi. Mu gihe umwanya wese mubonye mutoya mugomba ku spending together, mugomba uwo mwanya mugomba kwicarana mukaganira. Niba ari igihe cyo kureba televiziyo mukicara mukareba televiziyo muri kumwe mufatanya ibiganza, ibyo nabyo bikomeza bikongera bikagarura rwa rukundo. Ibiganiro byinshi cyane murebana mu maso bigarura urukundo. Kwicara hamwe mukareba televiziyo muri kumwe bigarura urukundo mu rugo. Kwakira neza umugabo wawe mu gihe ageze mu rugo, mukicara ku table imwe mugasangira, nabyo bigarura urukundo. So rero nibaza ko ari ibyo ngibyo nshobora kuba nabaganirizaho. Hanyuma nanone ndaza kubasangiza iyo video nakoze, ni igiki gikomeza urukundo hagati y'abashakanye. Iyo video nayo ndayifitira hari, ndaza kugerageza kuri codinga hanyuma nze kubasangizaho. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Uwa mbere mwiza, bye bye.